ariko rero ramunoteri rwose yaradutesheje umutwe ariko ibintu byari umuntu igipapuro cy'ubutaka oya ntabwo cyapfuye byarapfuye gakoza oya nta kibazo usibye ko kitagikora oya installation ni ikintu cyoroshye nta kibazo rwose mwazana n'umuti kinisi ariko icyo mbabwiye cyo ni kizima kiriya gikorana n'ahandi kiri byiza erega ibintu byose twarabirangije iyo ushaka koga amazi gashushe bon inzu yindi urabizi ko twakoze amasezerano kwa noteri byiza cyane twari tuje rero kugira ngo dushake ukuntu twimuka noneho tuze mu nzu hari amafaranga rero twagusigayemo nyine ya mitasiyo garazwi ibihumbi 200 ni 200 iyi nzu yabaye uyu musaza yego kandi ari kwishimagura nk'umuntu urwaye inda cyangwa imbaraga ze oya simada ibyo ntacyo bidutwaye twe kambereke nje ntimukansuzugure hasigaye ibihumbi 200 byonyine mu mamiliyoni twaguhaye ariko twayamukata ukampatira iki nta kibazo 200 twayakura ukampata sikubera iki kuko imiti tugiye gutera muri iyi nzu izihe miti singana mu mbwa asubiza amafaranga ganyu mugende sibyo ntabwo iyi nzu nayigurishije kuko gukena ntabwo nayigurishije kubwiki kuri abanye muri abo kugirirwa impuhwe impuhwe kandi se muze iyi nzu rero iyo 16 ni impuhwe se iyi nzu bundi yari ya mukuru wanje jine ntuyirahijya mu cyaro ubwo rero yapfuye akiri imfubyi apfa ari umupfagabo apfa nta mwana nta mugore nta kintu mbese ubwo ndavuga iyi nzu birangira murumuna wari nje ugize ute nyegukanye musigaranye oya ibyo ntabwo twe bitureba dupfa kuba icyangombwa cy'umutungo kikwanditseho yego imitasi ikaba yarangiye twebwe nta kibazo nizere ko ubwo rero mwabaho amafaranga basigaye reka dore bya bihumbi byawe 200 byasigaye nyuma yo gukora metasiyo akira aruzuye bo ariko rero hari ibintu tutumvikanye ariko nabibabwiye bimwe by'icyumba kiracumba icyumba cyagikomeje yego ko none najaye oya sheri nakira amafaranga gaye tugura nakira amafaranga gaye uyu mugabo naramubwiye nta kibazo icyumba cy'amubwiye umunani ntacyo kidutwaye twe nk'iyi nzu irimo ibyumba bingahe mu byumba birimo hari icyumba kimwe kiranakweretse nicyo canje kitari mu byo muguze naho inzu yose murayiguza ariko kiracumba mugize mute ntago kirimo nicyo canje muze nta kibazo amasezerano nyine niko bivuga kandi byagenze neza sinjya kuvuguruza sinjya nifuza no kukuvuguruza pe ujye wumvikanye n'abantu n'umugabo ariko igabanya waho ibintu by'amagambo menshi nje ntabwo ngiye kwivanga mu nzu yanyu icyo mfite ni icyumba canje sigarita wa mugabo nta kibazo reka naco none nkibaye mu mpe miliyoni 9 zaco kujya wumva uburemere bwabyo miliyoni 9 rero wibigira intambara muhumure hano hari umutekano mwumve ko mutuye nta kajagari nta n'imodoka niyewe nta n'inyoni ibintu byose nta cenze umuntu basuye akazana imodoka dore parikingi niriye oya twarahabonye dore urugo rwose oya twarahasuye reka two gutsinda rero yego tuzimuka ejo nimugoroba n'ejo muzaza nta kibazo atunganye ndakoropa icumba canje madara yego kandi naco ndagikoropana numva nshaka wenda nibo utabikora udushakire umuntu uri bubikore muzamwishura niwa nta kibazo yego tuzamwishyura muzamwishura noneho wowe udushakire umuntu wakoropa biriya byumba byose hejuru akoremo hari umuti tugiye kugura wo gutera mu nzu hose mupfa kuteguntera mu cumba wowe ntacyo ibyo byo rwose mwasundi mwamukigezemo makarange oya ariko tuzaturishira irange ripfa kutanukira ndi mu cumba canje hari amana arange ganukaga muzarishaka kandi muja kuri te reka rero reka dukomeze dusura inzu ariko ubwo gahunda n'ejo nimugoroba nta kibazo oya ngwino oya mutabagiye murebe kubera ko reba nka hariya irakorodoro andana nkwereke
Erega narahabonye. uri kubona ko hano hari whisky Oya nta kibazo abantu nje ntabwo nshaka ngo ndabagira ati aza ndamereza hari ibintu twumvikanye ntabwo rero mwaza kubica bitari bwa nyuma ngo mujye guhindura ibintu kabiri kangahe mwe mwabandi kwivangavanga mu byumba byanyu Nese muze ufite ikibazo mbwira nimba narakwangaje ngo uri umuboyi wanje uri umuyaya mbimenye Nese muze kankubaze njyewe mumbabarire oya stress ntabwo kizatunukira nubwo kiri mu nzu twe tubyihangana icyambere narabwira ntabwo byashoboka ngo iki birishoboka bite ni icyumba cyanyu se ariko sura umusaza bahaye gasopo sinzabona hari umuntu wongeye kunsubira mu cyumba mwajya kugikoropa nari mbatereje ese muze isuku niyo soko nabatumiye se mwasukuye ahanyu mwasukuye ibyumba byanyu atansiyo nabona utagiye ikibazo rero simukubita gurukarango nkumva igitunguru gisandaje iyi nzu mu ruhumuro nkihangana ntetse ibijumba hari ubwo naza kubabwira ni wenda dore muramvangavangiye sinemeraga ngapfa imfukunyira wa mudamu mwambabare koko mukankuraho ibintu byo kumbangamira muri kuja kunkoropera icyumba nabatereje nabangaje ese muze mwakora icyo ni ikibazo nimba mwabuze ikintu mukora muje gushaka akazi muje guhinga ziriya mirimo z'abaturage wabuze uko babuze sibyo ntabwo uri umuntu mukuru mukuru turi mu cyumba ndi mukuru ariko ndi iwanje we ndi mu cyumba cyanje iwawe none ndi mu nzu yanyu ndi mu cyumba cyanyu mumbaye mu byumba iwawe ni mu cyumba cyawe ufite uburenganzira bwo kuza kusakuriza wowe ndimo kuganira n'umudamu kugusakuriza iki none ndi mu cyumba cyanyu bagikorupye ikintu ntashaka ni ukunyinjirira mu cyumba mwakinjiyemo muri nk'abandi ko kinuka se kiramaze ni iwanje we nemera no gucukura ahubwo ejo nzacukuramo umusarani ngo utindishe ibiti sibyo ngende yituma ibi nibyo nakubwira sibyo kurara hariya nashatse kucyanga tansiyo nemera no gucururizamo kanyanga kuko utangutu umugore hakumene hari igihe si wenda uzaja ku kazi agasigara ukangira ukabona nyoko ntabwo bishoboka sibyo ariko si ngombwa ngo tubane duhangana tworoherane buri wese amenye ibye n'undi amenye ibye none kuki uza kunkomangira ni nagukomangira none ntabwo dutumbuye mu buriri ntiwajya kubabaza kuba kimwe nkoropera icyumba ku izina ry'imana ntabwo mwajyamo byari umuntu wagiye muzi mwakoropyemo ibiki mbega n'ibiki muzi mwakoropyemo ibiki nari yanyagirije hasi ku gasima kanje buriya ari ubutunzi bwanjye mwakoropye bunamenye mwabumenye gasopo mu cyumba cyanjye nimuzi ngo nzakimaza iki ibyo nzakimaza byose ni ibyanje atansiyo rero ngo twakoropyemo kandi ku izina ubu mbiharangirije bwa nyuma ntazasanga ari umuntu wongeye kukigeramo ko rutanzarupfumura muze ntiwicamo buri saro iyo saro wicamo wicamo mwakoze rero ngira ngo iyi ni inama ya mbere y'ubukwe bwa Fiston umuhungu wacu impamvu twatumyeho rero ni uko muri umuryango wa hafi ubundi inama ya mbere y'ubukwe ibanza ku umuryango tukabona gutumira inshuti n'abavandimwe ngira ngo rero turabanza tubaze Fiston ni ibiki afite yiteguyemo ubundi natwe tugende tumwunganira ahubwo twebwe sinzi niba twabaza umwana ahubwo twebwe dufite iki kuko umwana wacu icyo afite turakizi oya mu by'ukuri none se ubu vogisi urabizi ko ayifite none se sindi mama we ariko papa n'ubundi ntabwo mama kubereye ubundi ibintu byose tuba twabiganiriye nawe arabizi oya ariko ndagira ngo mbibutse ko turi umuryango ntacyo turi buhishe aba ngaba aba ni umuryango wacu wa hafi ntacyo turi bubahishe ni ukureba uko tugiye gutangirira ubukwe mu mizi tuhere mu mizi noneho kugira ngo ariko bigaragara ashobora kuba afitanye amakuru na nyina ariko nanjye amakuru ushobora kuba nyazi ariko ntacyo namwe twabisha mu muryango murakoze rero Fiston
twamuha umwanya akatubwira bimwe mu byo yiteguye ntabwo tumusaba ngo sare y'ubukwe tumusaba ngo abakameramani n'imodoka zagutwara ariko hari utwo agomba nk'umusore yagiye ko rega yabaye umugabo ushobora kuvuga ati ku mpano rwose mfiteho makeya reka tubwire ntacyo ni byiza kumenya nyine uko ubukwe buzakurikirana ibizakenerwa ibihari n'ibidahari nibyo icyo umuryango ubera yego impamvu nyine tuba tuvuga ibi byose si uko njyewe ntazi ikibazo umwana afite cyangwa se uko ahagaze nk'umubyeyi we ariko we tuba tugomba kugira ngo nk'umukuru w'umuryango wacu umwana nawe yitorora avuge nyine ashike ubwoba niyo tugomba gushanya kugira ngo nitujya mu nama yaguye y'ubukwe atazadukoze isoni dore namwe muri bashiki be bukwa base wabo n'abandi cyane natinyuke rwose nta kibazo reka tumutege amatwi murakoze cyane nanishimiye kuba mwese muri aha ngaha rero urebye ibintu byose nari nabiganiriye na mama nijoro nari nabiganiriye na mama ahubwo sinzi impamvu atabikubwiye byari ibanga sinari nakubwiye ngo kumuciramo nyine murakoze nyine yabimbwiye ntabwo ndagira ngo nawe avugire gabaye umugabo yinjiye mu gikorwa kinini yinjiye mu kwitegura kugira urugo kubyara ateye intambwe ndende ngira ngo rero uretse nyine wenda tuvuze muri make nk'uko nari nabibwiye mama twari twaganiriye na sheri wanjye tubona sale ariko tubona sale irahenze ariko kubera we nta bushobozi buri hejuru afite nawe niyemeje ko nyine nazayishyura mukamfasha tukayishyura hari bavuze ngo ni $1.5 arakoze cyane nari namubwiye ngo ntajye mu bintu bya sale ahubwo abavandimwe ntacyo duhishanye ariko ikanzirira ku muziro ushaka n'umuryango w'abakene cyane turi mu nama kugira ngo rero reka tubyoroshye ibya sare byo turabizi yarabitubwiye ahubwo hari utw'ingenzi two mu muryango wandi ndani umuhungu wacu murabona nubwo atarakiba hano mu rugo ariko igitanda afite ntabwo kiberanye ibyo yarabitubwiye kiberanye n'umugeni urabona yikiri umusore 140 ni igitanda onkle yari twari twabivuganye impamvu nabibwiye mama twari twabivuganiyeho avuga ko kiriya gitanda nazagishyira mu cyumba cy'abashyitsi akangurira iriya ngetso nayatse 500 irabinyima none yemerewe kugura igitanda n'amatara ariko yego yabyemeye tuza turi mu nama erega umushyigikira mu bukwe ariko umwana wanjye ntabwo amushyizeho imbabazi murakoze ikindi akabati nako nta kabati yagiraga ndashaka iby'imbere byo mu muryango tutazajyana mu nama bigorate ibyo nibyo akabati nta kabati afite murabizi yari umusibateri ari aho ndumva rero ku kabati ko muri salo cyangwa ku myenda muri salo ntabwo bikigezweho sheri ubwo nako mu gikoni oya none se akabati ko muri salo kari akajyaho televiziyo nitwo tugezweho kandi icyo nshimye yewe nkayo bana nshimye yuko hatajemo ibintu byo kwirarira ngo mutubeshye noneho ubukwe nibwaba hari duheruka gukorera ubukwe wa muhungu wawe apfa amushaka dusanga rura rusaza rwarasaze muze nibiki muze reba sheri reba nanone kino kintu ko mbona kigize ndavuze kuva hano mbese muze nze nkora iki ngaho ndebe none niba bakubwiye ngo ujya ndavuze ngo ngwino hano si nkubwiye ngo
none se Amakuru kumere nawe. Ese ntabwo uzi ko ari umusaza ukora. Kumere. urinde Ni biki? Ntabwo ushaka kumenyesha Kumaza ninde wowe? Arakubwiye kandi mbere yo kwahagarara abanza usubize. Ubwo iki? ikintu se ntakiri mu bitabo Umva ba Shaka cyo kintu muzaho. birimo sugo byatugo Amakuru. iyo si mwe numva bavuga ngo nigere rwarira none se Nyiri hano. cyose kukizanye muri sa Kuya nariko nigendeye nuko rimwe mu mpamagaye. Hari ugeze hano se hari umuhanda ukomeza Habari zawe se? uzuri Muze De. koko ubu nta sono ufite. Icyo muri salo. Turimo kuganira Bavuga n'abavuga ko urongeye uransobeye. Uratumuna y'ubukwe. Ngombwa iki? Numushaka mwe muri kwicana. Hey. Ngoga. none se Nabaye ubukwe. Numushaka mwe muri uburozi. byo ndimo ndibaza bikanyuye Iki? none se uyu hano muri salo yanyu harimo umuhanda abantu baca Harimo akayira na ntaje ngiye iwanje. Byo. Nji iwanje. Tugura hano. Muzereka kudusukuza. Iki? Tugura hano. Twabuze n'uyu musaza. ese niwe mwaguze niwe nyiraho Arangije umutware wanjye nanga kumuvuguruza. Dore ko uyu mugore avuze bavuga ngo umugore ngo yasuzuguye umugabo. Uyu musaza baravuga ngo afitemo icyumba hariya. Ariko urebye ibintu akorera muri iyi nzu ajya muri icyo cyumba. kandi no kuvunikira Inde. Mwakora ibyanyu mukareka ibitabareba. Mubwenge ikintu mubwire ni iki? na nyiri urugo ngewe. Yego. Na nyiri urugo ngewe. Abantu yiteneze. Urumva? Yego. Sohoka. Ngasohoka. Sohoka hano jya. Akore wa mugabo. Gira vuba. Ari igihe uzatuma ku izina ry'Imana ibintu bija ku rundi rwego. ase wamanutse aho ngaho udaha. Twarumvikanye. Mubyo twumvikanye. Rukumva twumvikanye ko. Nje siko mfite cyane cyumba. N'abantu njyabantu twaraguze. Ndabwiye ni rero tuguze nimba umugabo uguze inzu ariko simbagurishije yose. Sigara iki icumba. Icyo cyumba dufite n'impapuro. Dufite n'igihamya ko mfite icumba cyanje. Rero jewe mwaguze inzu igice ubwo rero niguriye imari yanje n'uyu mugabo. Nanjye mba ndimugatigito kwishakira iki ubuzima bwanje. Iyi mari rero ndavuze ntiyancika nditaye mu cumba cyanje. Rero mwakuje mwacoboranye. Asha nimwe mwakoze ikosa. Fata umva wasaza. Uva mubwire. Gisaza nisuko wanyana yimbwa. Urabona ashaje nkawe. Urabona ashaje nkawe. Nagera aho gesa azabona umugabo. Mureke dutuze. Tansi. Mureke tujye. Mureke tujye gukorera. Je kandi gasopo. Ntanze ibyo mwamunya kure ni ukumbaza ibyo ngibyo. Ngiye iwanje njye mu cyumba cyanje. Hari uwongere mu bintu bye. Ihangana ariko ntabwo yikoreye. Ariko mama uzi ko bana naro ya naje. Mukasaje mwemera basukuru. Ndebe. Muri bikisi. Acha kwa. niko muze nuko mbushe kurwana kariya gasaza nge wabona ngiye mu Rwanda. Menya ufite ubukwe nawe ufite ubukwe. Nonese niba nshika kumva kuri gahunda y'ubukwe turimo niyihanga ko mbona. mureke tujye inama mureke tuganire Ase wacecetse. Wagasaza wandidira. Kristo uri umugeni. Memuretse bazatuza ahari ubu wasanga bikuze Shani bisaza ahubwo. Rero mureke tujye inama sibyo Ngiye gusara. Aya makosa nimwe mwayakoze. memuretse iyo umuntu akora ibyo abandi batabasha gukora aba afite ikibazo mu mutwe sibyo icyo ni kimwe ikindi nawe wakoze amakosa yo kugura inzu igice
ntabwo wagomba kugura inzu. numvaga ko nta kintu bitwaye. Genda bukeya ntabwo wagomba kugura inzu ngo ugure housing n'ibyumba bike ikindi ugisigire uwo mwaguze. Ibyo ni ikosa. Ntabwo uzi icyo azazanamo, nibyo ubona birimo bigenda. Bavuga neza kuriza hirya kari kwitotombera mu cyumba cyabo. Nihore. Twari tuje mu nama y'ubukwe, urumva? None ubu ngubu ntibigikunze ko inama y'ubukwe ikomeza, ahubwo genda abona ibyiza, aho kugira ngo umusaza azabikira cyangwa se azaza n'ibintu bizatuma mufungwa bitewe n'ibyo yazanye hano mutishimiye. Nimujya kwimubuza mu rwane mwicane mujye gufungwa. Njye mbona ibyiza mwahaguruka nkajya kubacumbikira, hanyuma nyuma yaho mukazabona n'uwo musaza mukamukura muri icyuma cye mukamusuzura inzu ye. Bano kumuregaho uziko n'amafaranga yazo twarabinyize ngo yadusubize. Yari yatwimye ngo yarayariye. Uriya si umuntu ari muzima ko nari umusazi. Tuganiye amategeko. Uncle atabukoze neza. Urakoze ahubwo. Reka tumusenge. Mbona twagenda tukajya nk'abantu mwihangane. Festo ubukwe buzakomeza. Inama y'ubukwe turayimurira ejo nta kibazo dukomeza. Ntacyo. Urakoze kuduha icumbi. Reka njye kubacumbikira. Hanyuma tuzumva aho byarangiye. Reka dusore ibintu. Ntabwo ibirimo hano mwabikora ku mbuga cyangwa muzaza. Ujya no kuba tushyize hanze y'inzu nabura kujya kwiraramo pe. Nyine nimuze njye kubacumbikira. Mama nimuze njye kubacumbikira. Enda dusore ibintu yewe. Abo naranga. Ngusabye imbabazi umwanya wa papa.